nubwo isi yateranye nubwo isi yose isa naho yasenye noneho umugozi umwe ikajya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo naho igiti cyatemwa haba hari icyizere cyo kugira gute cyuko cyatoha. Nabonye hari abantu benshi bagiye bavuga amakuru mu buryo bugiye butandukanye bavuga ngo M23 barayisenye noneho birarangiye ngo karabaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye bavuga ukuntu ngo Masisi yose ngo kino kibaya hano hari kibaya hano nyine muri kino kibaya hano muri Rubaya hano hacukurwa amabuye y'agaciro hano Kisekedi yahaye trap. Ndaje mbabwira amakuru mbazaniye bakomeje kugenda bavuga ngo bahigaruriye ibintu byinshi byakomeje kugenda bivugwa nakomeje kugenda mbireba byitegereza maze fata telefone yanjye rwose ahangaha nandikira umuntu maze ampereza amakuru ameze nk'igitabo arimo asobanurira akantu ku kandi ndaje mbibabwire mu by'ukuri amakuru muri kujya mwumva harimo ay'ukuri ariko kandi harimo n'amakuru ataraya nyayo. Ndaje rero mbahereze ukuri kose niyo mpamvu Pacifique mpabaye Top Kivu News tukaba tuhagaze neza cyane gatanu kuri agenzi kako amakuru y'ubwino amakuru y'ukuri rwose muzajya muyakura ahangaha kuko je nago nigeze mvuga ntago nagiye kuri kamera mvuge ngo nzabazanira amakuru y'ikinyoma oya nzajya mbahereza amakuru y'ukuri kandi nzajya mbabwira ibiri kuba. Si ibyo gusa nonaha ubu tuvugana nkuko bijya bigaragara cyangwa nkuko nyankunda kubivuga ngo urwishigishiye ararusoma. Hano ngaha igisirikare cy'u Burundi kishigishiye niba navuga ari igikoma niba navuga ko ari ikivuge sinzi uko nabivuga ariko mu by'ukuri ibintu bikoreye nibyo bibakozeho urugamba bateguye nirwo rubakozeho. Aya makuru rero ndayazanye ndayafite hanga rwose ku gakayi kanjye gemba nateguye kugira ngo mwumve urwego biriho. Namaze kwandika ahantu abasirikare b'abarundi hose bamaze kugwa bitewe n'amakuru bari kumpanda avuga ati noneho reka nyandike hataho ntaza no kugira gute ntaza kuyibagirwa cyangwa nkaza kubivuga mu buryo butari ubwanyarwo. Ariko kandi ni nako ndi bubabwire yuko M23 yongeye kuvugwa mu bice bya Zakarimi ko yongeye kwakorera ikindi gikorwa cyangwa se indi operation iteye ubwoba cyane. Ese iyo operation ni yihe? Nyaboneka rero ndaje nyikuzanire mu gihe rero urugamba ruhinanye muri Kivu y'Amajyaruguru ntago M23 yibagiwe ko Prede Ruzizi nabo bayikeneye ubu tuvugana iri kurwana ijya kwifatira Uvira ndetse na bino Prede Ruzizi nyuma yuko imaze kubona ko nta keza k'amahanga nyuma yuko amaze kubona ko nta keza k'abazungu ndaje mbabwire ibintu batangiye nabo gukora makenga narababwiye ngo uko byagenda uko ariko kose abahorana umupango mushyashya ahorana umupango mushyashya bimeze bite rero reka nze mbahereza aya makuru mashyashya agezweho amakuru meza cyane aryoshye kandi atomoye ikaze cyane rero kuri Top Kivu News munizere ko mwese mumeze neza cyane mwagize intangiriro z'umunsi nziza cyane. Shuti mukunzi wacu rero unyemerere mbere ko ujya mu bikorwa byawe bindi ubanza ufata akantu k'akayikoteri nurangiza ushyire mu matwi ukora akazi kawe uri kwiyumvira aya makuru uko byagenda uko ariko kose ubanze usobanukirwe uko situation zifashe hano muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes ndagusuje rero we shuti mukunzi wacu uherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru uburasirazuba uburengerazuba yemwe no mu mujyi wa Kigali mwese bateye yambusana hanyuma kandi namwe muri Uganda ubwo ndavuga hanze y'imbibi z'u Rwanda mwe muri mu Burundi mwe muri Congo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mwese mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje kandi mbifurize ikaze irambuye cyane muri zingingo z'amakuru maze kubabwira tugiye kugarukaho turambura. Hanyuma nawe uri muri Kenya nawe uri muri Mozambique mwese mbifurije kugubwa neza cyane hanze y'imbibi z'u Rwanda mwese mugubwe neza cyane mbifurije kugira umunsi mwiza cyane sinzi niba ari kumanwa cyangwa ari nijoro upfa kuba wumvise kino kiganiro nkwifurije kugubwa neza cyane Imana ikomeze ibe mu ruhande rwawe kandi irambura ukuboko mu byo ukora byose iguhereze kumugisha. Hanyuma nanjye kandi ariko igihe nimburesinga umunsi ku munsi nongera kubona abandi bantu bashyashya mukurikira Top Kivu News mwibuka gukanda subscribe ariko nyaboneka shuti bakunzi bacu nta kuntu tugomba kugira niyo zaba views 2000 tugomba kugira noneho views like 1000 noneho reka tubifate nk'intego tuze kugira like 1000 rwose mugerageze mukande like nyaboneka ndabibasabye ariko kandi na subscribe bijya bigenda na buriya biba ari byiza cyane. Comment imitima myinshi cyane mushyiremo imitima myinshi cyane hanyuma kandi abantu mwese mwifuza ko twaba umwe cyangwa se mukaba abanyamuryango ba Top Kivu News muze kujya muri comment ya mbere iraza kuba iriho link ya group ya WhatsApp muraza kuyikandaho hanyuma mu joining group yacu muzajya mubonaho byinshi bigiye bitandukanye harimo abagabo dukunda cyane bazi gutanga amakuru ndetse no kuganira. Ikindi cya kabiri noneho kirenzeho tugira Top Kivu News
indani rwose ibyo ngibyo ubisangamo byose. Ikaze cyane muri aya makuru arambuye hano kuri Top Kivu News. Jewe yakuteguye nkaba ngiye no kuyakugezaho, nitwa Pacific. Reka rero dutangire amakuru yacu ari kuvugwa anga mu burasirazuba bwa Congo. Natanye nkubwira ngo naho igiti cyatemwa habakiri ikizere cyuko cyagira gute cyatoha. Ubu tuvugana M23 barayigambaniye ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose, bakoze ibishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo bayihenure ndetse bayisenye, ariko si ubwa mbere byabibaye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Rero si ubwa gatatu, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatanu M23 igambanirwa, ariko icyo kibazo ikaba yagisohokamo. Dore rero uko byagenze. Ubu tuvugana muri teritwari y'Amasisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nkuko nabibabwiye rwose wagira ngo nari nabyeretswe. Aba basirikare b'Abafaransa, aba ba FDL baturutse muri yonge muri za Zambia basanga hafi mu 2400, ndetse n'abasirikare b'Abafaransa ndetse n'abasirikare b'Ababiligi. No nago wamenya ngo izi mbaraga bazikuyeho, nta nubwo wamenya ngo ese Amerika koko yaba yarohereje ingabo. Ibi rwose ndabizanye hangaha, nago Amerika yohereje ingabo, ariko hari imbaraga zindi zidasanzwe za supporting bano barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa babonye. Izo mbaraga rero nta zindi nuko babonye aba-Faransa bakabona n'Ababiligi, ndetse bagahabwa n'intwaro zikomeye cyane zisharinga mu bice bigiye bitandukanye, kandi noneho bakoresha indi strategy shyashya itandukanye niyo bakoreshaga. Akaba ariyo mpamvu basa naho bari kujya basubiza M23 inyuma. Ariko ibi ndi kubibabwira nk'ibintu byabaye, ntago ndi kubibabwira nk'umuntu uri kubatera ubwoba. Mu by'ukuri ntago M23 bayikuye mu bice nk'ibyo nabonye batangaje, gusa agace ka Katoyiko bamaze kukavamo mu buryo buri official, ndetse n'utundi duce tugeze muri dutatu, ariko baracyari kure ya Rubaya ugereranyije aho Rubaya iherereye naho aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari. Ubona yuko harimo intera ndende, harimo ibirometero bisanga hagati ya 27 na 20, hagati ya 25 na 28 na 27, uko nguko hagati aho ngaho rwose niyo ntera irimo kugira ngo babashe kuba bagera muri Rubaya. Ariko mu by'ukuri mu buryo bwa gisirikare iyo ntera ntago ari ndende, ni ngufi cyane mu buryo bwa gisirikare, kuko ahantu ngaho M23 yagendaga minota ingahe rwose bakaba barahafashe. Ariko noneho kuri ishuro ntago ari gupfa kuhafata, nta nubwo ari gupfa kuhambura intare za Sarambwe. Oya, ahangaho hose biraza guca mu mirwano, ndetse biraza kunyura mu mirwano hagati aho ngaho uri buze gutsinda undi ni urize kugira gute, ni uri buze kuba abyegukana. Mu by'ukuri rero dore ukuntu bimeze. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kumenya amakuru yuko n'ubundi niba niharamuka tabaye izindi mbaraga zidasanzwe zabo, biraza kurangira Rubaya koko igiye mu maboko ya Kinshasa, ndetse Amerika ihabwe ku mudendezo babireba. Rero ntago bakenga yakicara ngareberere mbaza ngo yapanze iki rero cyangwa yateguye iki. Gusa ntago ndibuze kukubwira imipango yiwe yose, ariko ndaje nce mu marenga ibyo yakoze cyangwa se ibyateguwe, kubera ko naje gusanga burya hari abataramu tubana ku rubuga, ndetse hakaba n'abandi bajya badukurikira bakaba bati mujye muvuga amakuru ariko muvuge ibintu byarangiye nayo imipango muyihorere. So reka rero mbabwira ibintu byabaye, wenda iby'imipango yo mbiretseho gato, yubishaka aze kujoininga groupe yacu, hanyuma ace ku ruhande abanza mbwira uwo ari we, hanyuma ndaza kumusobanurira neza cyane kuri kagenzi kako uko deal cyangwa uko deal M23 iri kuyikina, cyangwa se uko uru rugamba bari kurutwara muri makeya. Hanyuma rero dore ukuntu byagenze. Makenga yarebye aravuga ati rero nta bundi buryo bwo kuza kugarura ino Rubaya, kuko turabona iri mu marembera. Uko byagenda uko ariko kose Kinshasa ishobora kuza kuyigarurira habaye nta gikozwe mu maguru mashyashya. Hari abasirikare badasanzwe M23 yari maze igihe kirekire itoza. Aba n'abasirikare bashobora kwihanganira uburibwe bwaribwo bwose bahura nabwo. Aba n'abasirikare bashobora kurwana mu mwijima, n'abasirikare bashobora kurwana mu mvura, n'abasirikare bashobora kurwana mu zuba rya kasamutwe, n'abasirikare barwana kugeza ku munota wabo wa nyuma. Babandi bavuze ati twebwe twihebeye igihugu, twihebeye igisirikare. Bamwe bavuga ati twebwe rwose nyine gahunda yabo ni igisirikare kibarimo no mu maraso, barabatoza ku buryo ki nta nahantu wabacikira. Aba basirikare rero bari barapanzwe kuzakoreshwa muri za Kinshasa, ariko ubu tuvugana bibaye ngombwa ko bitabazwa ku rugamba. Hari umutwe udasanzwe M23 yari ifite mu gisirikare cyabo. Cyo kintu mucyumve neza cyane, hari umutwe w'abasirikare udasanzwe bari bafite. Aba basirikare badasanzwe rero nibo bagomba kujya gukemura kino kibazo. None ikintu cyantunguye n'abasirikare bakomeye cyane, wagira ngo bameze nk'abasirikare ba Amerika batwaye President Maduro hariya muri Venezuela.
bamwe bamushimuse mwabonye ko bari abasirikare bake cyane kandi binjiye mu mbaga y'abasirikare barangije bakuramo perezida wabo n'umugore wabo baramujyana. Aba rero nabo niko bameze, bahawe misiyo yo kujya gufata abantu bayoboye rura rugamba. None uburyo biri bukorwemo nibwo rero ntababwiye kugira ngo hataba hari aduye kunyumva wenda akatatanga reporting ku bakuru babo bakamenyesha nyine uko situation zimeze. Gusa mumenye neza ko operation Intare za Sarambwe zamaze kuyitegura tayari. Ushobora no gusanga muri barindwi bari ku rugamba bo mu Rwanda rwa Kinshasa tayari bamaze kubinjiramo byarangiye. Mu kanya gato muraza kumva ibintu by'iminihiro bivugwa ko abasirikare abakomandazi b'urugamba bari gukomandinga urugamba rwa hano muri za Rubaya, hano muri za Masisi rwose baba bamaze kugera gute, baba bamaze kugira gutya bakaba baciye isheni. Mu by'ukuri rero Intare za Sarambwe ntago ari zo kwicara cyangwa ngo ziryamire zireberere ibiri kuba, cyane ko ari kubera urugamba hariyo abaturage. Kandi murabizi neza cyane buriya umujinya w'intare uba ku bana bayo, umujinya w'intare uba ku bana bayo. Buriya uko byagenda uko ariko kose, iyo ushaka kumenya umujinya wa se, iyo ushaka kumenya umujinya wa se w'umwana nyine wase umuntu ukora ku mwana uko byagenda uko ariko kose, niho ubona umujinya we n'imbaraga ze. Kabone niyo yaba pima ibiro 5 ukagerageza gukora ku mwana we, impamo Imana ndakubwiza ukuri ntabura kuvuga, ntabura kugira icyo yakora. Iteka umuntu w'umugabo wese ahorana imipango mishyashya. Noneho nanone usibye wenda n'umugabo niyo yaba umumama yukoze ku mwana we, akoresha imbaraga zishoka izo ari zose kugira ngo akwereke ko umwana we ntakorwaho. Niyo mpamvu n'Intare za Sarambwe rero bagerageje gukinisha ibidakinishwa, bagerageje kurasa noneho ahantu hari abaturage. Kandi mu by'ukuri Intare za Sarambwe zivuga neza ko abaturage bari kwisonga kurusha ibindi byose. Kabone niyo bafata ibyo birombe bakabafata n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko umuturage akabaho neza, akamererwa neza. Icyo kintu nicyo bari gushaka. Ntibagishaka ko babaronda bashinza ko bavuga ikinyarwanda ari abanyamahanga ari abanyarwanda, ibyo ntibabishaka. Ikintu bashaka no kumva ngo izina ngo umukongomani pire agahabwa n'indangamuntu nk'iz'abandi. Nyine ibintu nk'ibyo wenda reka ndeke kubyinjiramo cyane hataho ngaho wenda hatagira ibindi biza kugaragara muri amakuru. Hanyuma munyumve neza cyane, Intare za Sarambwe ntabwo zahataye, ziri kuhareba ndetse uko bari gukora ko ibyo bari kugaragaza bwose nubwo kuhigarurira. Reka tuve kuri ayo makuru tugaruke gatoya ku yindi migambi mibisha ya Kinshasa. Ntabwo byabereye aho gusa, ku buryo bukomeye cyane nano muri warikare bamenya amakuru yuko Intare za Sarambwe zaherereye kandi abasirikare bahari ari benshi. Mu by'ukuri ntababeshye M23 bari gushaka kuyikomanyiriza mu buryo bushoka ubwo aribwo bwose. Bari gushaka kwataka iburyo, ibumoso, iburasirazuba, iburengera bwaryo, baciye aho bashaka hose. Noneho bakushanyije igikoresho gikomeye cyane kuko harimo na drone ndetse na suko izongerewe, kuko namenya amakuru yuko South Africa yongeye kumena izindi ntwaro i Burundi ndetse na France nayo yamenyeyo izindi ntwaro mu minsi 2 itambutse. Uyu munsi rero kuri iyi tariki ya 22 ibintu byahinduye isura. M23 mu bimenyetso iri kugaragaza yuko itorohewe n'ibi bitero bya Kinshasa, cyane cyane hano muri territoire za Warikare. Ndaje njye muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire nabo ibyo babakoreye. Hano muri Warikare ibintu bimeze nabi, bari kubataka aka gace ka Petit Katobi Bihendu ahanga rwose muri pinga ya mbere, pinga ya kabiri M23 iri kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Ariko reka mbabwire aka kantu, Intare za Sarambwe bari kuzataka ariko nundi ntaho ziri kujya. Cyo nicyo kintu gishimishije kurusha ibindi. Bari kubataka nta uri kubapfamo, nta naho bari kujya, baracyari mu bice byabo. So nuko bihagaze. Ni mu gihe rero muri Rubero naho Intare za Sarambwe naho zakamejeje, barafata agace kamwe M23 ifata Butembo, barafata kandi M23 ifata Beni. Nibarangara Warikare baraza gutahuka basanga ntayo bakirimo, bagume hagati nk'akarwa kari mu mazi. M23 bakimbize mu buryo yishakiyemo. Narababwiye ngo rega mu gisirikare tekinike zose zirakoreshwa. Iyo byanze byose ukoresha tekinike ya nyuma ariyo yo kwiruka no guhunga, niyo yonyine ibisigaye nta yindi, cyangwa kwemera ukamanika amaboko waduye akagufata, niyo yonyine ibisigaye. Rero Intare za Sarambwe ziracyafite plan nyinshi ndetse baracyanafite tekinike nyinshi cyane zo kuba bakoresha kugira ngo batsinde urugamba. Cyane ko nubwo bimeze uko, nubwo nabonye abantu baciye igikuba ngo M23 ngo ibintu byinshi, oya nta mbaraga zo gucika bafite.
nta mbaraga n'izi na zimwe zo gucika bafite. Kandi nawe udukurikiye niba ujya ucika imbaraga bitewe ucika intege bitewe n'ibyo uri kumva cyane ibyo uri kubona, uyu munsi undagira ngo uze kwandika muri comment umbwire ngo nta mbaraga zo gucika dufite. Ubyandike muri comment uvuge ati nta mbaraga zo gucika zihari. Izagombaga gucika zararangiye. Imbaraga dufite nyine nizo gukomera nyine gukomeza. Hanyuma rero munyemerere twinjire mu yandi makuru akomeye cyane inshuti bakunzi ba Top Kivu News. Reka twigire muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza guhera aho bitanyabibwe ahangaho ni gato uciye muri Kivu y'Amajyaruguru gacaho bitaza Minova. Abantu muhazi neza cyane murahazi. Ndagira ngo abeshi muri mwe hari no n'abahandusha kuko muri bira bice wenda sinzimo byinshi ariko harimo ibyonzi. No kuvuga ngo uciye hano za Minova ushobora kwita wigira muri Kivu y'Amajyaruguru kuko niho n'intare za Sarambwe zaciye maze zikwikubita bitazanyabibwe zigakomeza hano muri za Karehe. Reka twite kwigira Katana ahandi hose turagenda tuhakomerezaho. Hanyuma turaza no kuzamuka twegere Kavumu twite twegera na Bukavu gatoya mbanze babwire ibintu byahabereye. Ni nyuma yuko ku munsi wejo mu nama yari yafatiwe imyanzuro Kinshasa intare za Sarambwe zarayumvirije pe. Intare za Sarambwe zarayumvirije. Nyuma yo kuyumviriza rero muri Nyabibwe rero ubu tuvugana iyo umaze kwagera ugakomeza iyo za Katana nkuko nari mbivuze wenda habaye ikibazo kiri tekinike ngira ngo mwabyumvise ko amajwi atarameze neza. Hanyuma rero angati ngwiki rero amakuru dufite nayahe dore ukuntu bimeze ubundi ku munsi wejo wari umugambi mubisha wateguwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abafatanya bikorwa biwe bose baravuga ati gahunda kugira ngo igende neza cyane tugiye kwataka za Rubaya mwite mwataka bari bafite abasirikare ubundi bafite abasirikare ahantu heshi kugira mu byumve neza cyane bafite abasirikare ahantu heshi niyo mpamvu kugeza amagenga ngaya dushobora kubwira intare za Sarambwe babanze bakemure kino kibazo cyo muri parike ya Kauzbiega nanone kandi baze hano hafi na Zagoma bajye muri parike national ya Virunga bagende bakemureyo ikibazo kiriyo cy'aba FDL hano ruguru ya Zamutaho hano ku musozi ya za Kanyarucinya bahite bikubita muri Nyiragongo bagende ara mu kirunga cya Nyiragongo nabo babanze bagende bakemura ikibazo cya FDL ziriho. Ndababwiza ukuri kizi FDL nizo ziri ku motiva Kinshasa zibahamagara ku mirongo ya telefone zibabwira ngo ni muze. Sizi nimo muri kunyumva neza cyane. Sizi nimo muri kunyumva. Abantu muri kunyumva turi kugendana mujye muri comment mumbwire ko turi kumwe. Mwandikemo ngo turi kumwe. Hari amatelefone akomeza guhamagara Kinshasa ku bwishi ababwira ati mwebwe icyo dukeneye ati ni ikintu kimwe gusa mutera intambwe ya mbere twe turatera 5 zikurikirana ati turari kandi duhora turekereje dutegereje ariko ntabwo twagenda kuko nta bufasha dufite ati muzamuke ni mutwegera gatoya twe turata dusoza igikorwa. Icyo kibazo rero intare za Sarambwe nizireba ukuntu zibanza zigikemure babanze bagende binjire muri ya misozi za Kanyarucinya ndetse narazamutaho nibarangiza bagire gute nibarangiza bagende nyine bakemure kino kibazo ndi kuvuga bagende babanze birukane zira FDL birukane na zira za Wazerendo nibwo ibintu bizagenda neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Ubwo rero shiti bakunzi bacu murumva ko giye nta komba ntagize mba nabarabuye ku makuru mba nahawe n'abaturage bari muri bira bice rwose bavuga ati FDL zitumereye nabi Wazerendo gutyo tubonamo n'abazungu biruhu rwera ibintu bigenda ibintu byinshi. Ubwo rero intare za Sarambwe ngira ngo amakuru nazo ziba ziyafite neza cyane dore ko amwe namwe ari n'igihe tuyakura mu ntare ariko akabubwo n'abaturage nyine babyira gutya bakatwihera ku makuru bakatumenyesha bakatubwira nyine situation uko zigize gute uko zifashe. Hagati aho ngaho rero nyaboneka ndagira ngo ubwo ngubwo mwamaze kuba mubyumva neza cyane seke ukuntu byifashe nta bintu byinshi wenda ngiye kuvuga kubijyanye n'aba FDL bari hano za Kauzbiega bari za Parike National ya Virunga bari hano za Nyiragongo. Reka twikomeretse Nyabibwe tusoze operation ukuntu yagenze hanyuma nze nanjye mbe nakerekeza mu zindi gahunda za Top Kivu News. Dore rero anga intare za Sarambwe zarezike mu ikibazo byageze mu masaha 3 z'umugoroba barangiye gukemura ikibazo kare ariko wenda ikibazo nubwo bagikemuye ariko kugeza amaginga yanga nyaboneka mu byukuri ibintu ntago byoroshye n'ukuri kose gushoboka nubwo bimeze gutyo bakaba bakemuye kino kibazo n'ubudi ntibikuyeho ko ibibazo byakomeje kugenda bibi bibazo kandi bikomeza kugenda bigira gute byiyongera. Doranga rero ukuntu amakuru ari kungeraho ameze cyangwa se amakuru ari kujya angeraho yitwaye muri rusange. Amakuru ari kungeraho rero aravuga ko mu 23 ahangaha utezanya Nyangezi ni epfo y'umujyi wa Bukavu ngo hagaragayemo abasirikare badasanzwe kandi b'abarundi wamukibwira ukuntu bahageze ntare za Sarambwe rero ikintu ndi kuvuga ngo nukuri kose ikintu bakene ubu ngubu muri iyi minsi wenda sindi kubigisha urugamba kuko barurwanya iminsi kandi baranarundusha cyane ariko igihari ni iki ngiki nuko igihari bakwiye kujya bagenzura neza bakareba abantu bashyashye bari kwinjira mu bice byabo
pana bari kuza bitwaje ngo bari guhunga, kuko wari kuhunga bagahungana nabo, harugunga agahungwa na aduyi agahunga nawe akaba yabazamo ugasanga bateje ibibazo nk'ibyo byose. So ubwo rero muri makeya ikintu navuga nuko mu bice byose intare za Sarambwe zirimo abantu bagiye babihungiramo ndetse nabo bagiye basigara niho bari kujya bagambana bakagambana, ugasanga hari ibitero bibaye mu bice bigiye bitandukanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda reka ndeke kubivugaho byinshi, reka ahubwo tugaruke gatoya tujya ahantu bita Puezero mbanze mbasobanura ukuntu byagenze. Narabwe ngigisiga cy'urwara rurerero kimennye inda, none ahangaba abasirikare ba FARDC bari kumva ko kuba bari Puezero bidahagije, bari kumva ko bari Puezero ibyo bintu bidahagije, ahubwo bakumva ko bakeneye no gufata ibindi bice birimo Minembwe, birimo n'utundi duce tugiye dutandukanye twose, bakumva bahita bakumbanya, bakumva nyine kwirukana intare za Sarambwe ni ibintu biri aho ngaho by'amafuti byoroshye cyane. Najya mbamenyeshe yuko rero ibi bintu atari ibintu by'amafuti koko nkuko babitekereza ko atari ibintu byoroshye. Kugira ngo intare za Sarambwe upfe kwita uzigarurira ku kamwanya cyangwa upfe kwigarurira ibice byaso birimo, biragusaba ko waba bamaze guca imitwe yabo yose uyifite uko nguko. Mu gihe rero utarakayica ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye gufata ibyo bice byose kandi ngo uhite ubifata mu gihe gito cyane. Dore ukuntu rero operation imeze none angaha, amwe mu makuru nabashije gukurura nuko kugeza amagingo ayangaya intare za Sarambwe zamaze kugira gute, zamaze kongera gukatinga akandi gace k'ingenzi karimo n'umuhanda uva Puezero werekeza iyo ngiyo za Uvira wari kuciye za Kaziba. Amakuru nakiriye nuko kugeza amagingo anga nta musirikare wa FARDC wemereye gufata amajipe ngo agiye guhaha ibyo kurya kuko ahari umuhanda bamaze kugira gute, bamaze kuhakatinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari amakuru ari kungeraho avuga kuri amakuru akomeye cyane. Ahanga rero M23 kabamaze kugira gute gukatinga uno muhanda. Bakunzi bacu n'ukuri kose ubu tuvugana intare za Sarambwe ziri mu kazi, nubwo na Kinshasa iri mu kazi, bose bari mu kazi. Gahunda ni imwe, uranyica cyangwa nkwice, ntinduri hasi n'induri hejuru. Nkaba nkomeje gukurikiranira ibi bintu hafi kugira ngo rwose nkomeze kugenda updating, sibyo? Ibyo bintu sibyo ndi kubabwira, ndi kugira ngo nkomeze ngende updating akantu ku kandi k'ibintu biri kugenda biba. Hanyuma rero reka mbabwire ibintu bibaye ku gisirikare cy'u Burundi, hanyuma tuhite tugaruka muri Uvira, tuhite dusoza amakuru yacu. Wenda turajyana Karemeho gatoya mbanze mbabwire ibya drone kamikaze za hikubise, ibyo M23 bivuga ko yahakoreye. Dore ukuntu bimeze rero ubu tuvugana muri Prende Ruzizi. M23 b'abakomando yamanuye ntago bara abakomando baje kureberera ngo bagire gute, oya bara n'abasirikare batojwe papa, n'abasirikare batozwe bamaze iminsi batorezwa hitwa Cyanzu, bahawe imyitozo ku rwego rwo hejuru cyane. Aba rero gahunda yabazanye ngira ngo abeshi muri mwe murayizi, ni ukurwana nyine no guhangana na aduyi bakamuhashya ku buryo bugaragara bwose, bakabamukura mu ibyo bice. Rero ubu tuvugana none ahangaha breaking news ihari nuko bongeye gukomagura igisirikare cy'u Burundi mu buryo bukomeye cyane. Nubwo M23 ari kuvuga ngo bari gukubitira za Rubaye, oya nayo iri kubakubitiriza plane, kubitira hamwe bakubitira handi, nta kibazo ibyo bitwaye, kandi imipanga ibitegurwa kanya ku kandi. Intare za Sarambwe rero butuvugana zimaze gukimbiza abasirikare b'Abarundi babyutse yuko hari abari batari iwawo. Arabwira ati muri si wanyu, twe ni wacu twaravukiye turahazi cyane. Hano harimo abasore b'amadubu kabisa bamenyereye birabice cyane, bari gukubita bagasya batanzitse. Ubu tuvugana bongeye gutega mbushi igisirikare cy'u Burundi bakiguye, baguye muri ambushi, babokeje bufiriti, babokeje bufiriti cyangwa bugurube bazi ndibirwa bicira muri za Burundi. Hanyuma rero bakunzi bacu uko bimeze, nta kindi kintu narenzaho rwose. Amakuru hari nayo ngayo, ayo ntababwiye ntahari, ayo muri bwumva handi ni wenda avuga ko M23 bayikomaguye, sinzi wenda buri muntu wese afite ukuntu atara amakuru yiwe waba wayamuhaye, ariko giye amakuru mbahaye nikuriye mu ntare indani kwa ndani nuko ibintu byose bimeze sawa kandi ibintu byose biri muri gahunda. Nimwumva ngo bavuye mu gace naka ngo ni reprise strategique baba bakoze, ngo gahunda bafite igihe bagomba kubisubiriramo. Mu gihe imirwano yakaze cyangwa ubonye umuntu wiruka, ntago uba ugomba kwiruka nkawe. Mwibuke neza cyane ko umunyarwanda aciye umugana avuga ati ntukabone ibiguruka nawe ngo ugurukane nabyo, kirazira. Wegenda inzira zawe kandi izo zawe ugenda nizo zizagufasha muri uru rugendo rw'ubuzima, ndetse bizanagufasha gutsinda
abo banzi bawe. Rero we muveturwa ntagibo kuko Kinshasa yagurutse yagaye iri gufata uduce oya, ntago bo bagomba kutabavuga ngo reka duhangane, nta mbaraga zo gupfusha ubusa bafite, ahubwo bategereje gukora akantu kamwe gusa, bagakora ka geste kamwe gusa, bakahita batungura Kinshasa, maze byari byishimo bikabahindukira amarira. Nuko bimeze, ubwo mbibiyibanga nyaboneka abantu mwese muri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, mumenye neza ko buno atari ko mufite imbaraga nyinshi cyane muri gutsinda intare za Sarambwe oya, ahubwo zabihoreye kugira ngo zikorere utuntu twazo ziturije. Ubwo mbibiyibanga mugende mutegure amaplan namwe wenda mugira uko mubigenza, niko mu gisirikare bigenda bura mugomba no kumenya amakuru n'ayabakenewe. Hanyuma kandi intare za Sarambwe ntago zaboroheye kugeza ubu ngubu bongeye gutungura aba mercenaires ku buryo bukomeye cyane, kuko muri Karemi indani ari guturuka drone, ariko sharika mbabwire Kinshasa nayo basigaye bafite strategy za danger. Uzi ko bari bamaze kwimura kino gikoresho bakoreshaga bakontrola zino drone, ano mashine yabo bari bayahungishije ngene veturita yarasa, bari bafite amakuru, bivuze ngo nabo basigaye batata. Reka tuze gusubira mu yandi makuru aza kubakurikira. Nitwa Pacifica, ni kuri Top Kivu News, ari nako nanabifuriza umunsi mwiza cyane. Turaza kugaruka ku makuru avuga kuri Neva, ndaza kwa ndi kumwe na mugenzi wanjye, turaza kugaruka ku makuru avuga kuri Kisekedi, mbese ni ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mube hafi rero, mukanda subscribe, mukanda like kugira ngo mutaza gucikwa n'aya makuru akomeye cyane. Ndabakunda cyane, nitwa Pacific, bye bye.